ye buriya afite impamvu n'umuntu umuntu arimo arababara wowe urumva ari gutekereza neza wowe tugende wewe ari gutekereza aratekereza intekerezo ze zirakora neza ariko ntago akeneye kujya kwa muganga urabyumva afite impamvu yiwe kandi araza kuyitubwira muhumure rero n'umuntu mukuru bihagije sivi oya please oya wigenda sibyo mwese urashaka kugenda ntabwo ushaka ko tumujyana kwa muganga ndeka nyine ngaho tuza basi tuza dada imodoka muyisubizeyo niba yari naje wenda araza kudusobanurira namara gutuza gakeya turaganira reka imodoka ko yari imaze kugera hano se nisubizeyo dada turaza kuganira nawe turumvira ikimuvamo ariko Silva arababaye mbanze ngushimire akazi wakoze ameze ateze ntabwo arapfa ururangi rwawe ararengera cyane ariko cyane aryamye mu nzu gusa hari ikintu yanze ko bakora yaravuze ati mpamugenda kwa muganga ngo bamureka agume mu nzu nawe aransekeje ko iyo abyemera se ukareba ko n'ubundi ari icyo bizamumariye ntuse ntiyatakira bamujyanye kwa muganga mwese ndashaka ko akira watekereza yuko kujya abo ngabo batekerezaga kumujyana kwa muganga bumvaga ko bagiye kumutabara ariko ni amahirwe kuri twebwe kuba yaranabyanze uretse ko n'ubundi niba banamujyana bari kuba bari kuruhira ubusa ubu ni agahe gato cyane agatangira akabyimba ubundi agashwanyuka oya buriya se azafaturitse inda ese icyo kibazo cyarimo ni iki mana wambaye inkoramaraso nanjye njya muhora abantu bishaka zibasa wasano inkoramaraso se ni urumva ubugogi ntukagenze naho ubwo bugogi bwawe n'ubwo bugambo budafututse mbabarira basoza ahubwo se ubu hari haba ubu none iri niryo tangiriro aka kazi wemeye ugomba kugakora uko bikwiye kandi ukagira ibanga ryo mu buryo badashobora kugufata aya mafaranga mba ngiye kuguha amafaranga igice kuri twari twumvikanye muri simukadi yanjye ufiteho ideni se oya baguze cyangwa unyoherereze nyine oya yamwe nta kibazo kuko n'ubwa mbere ngiye kwakira amafaranga no kuri telefone njye no kuyabona oya ntabwo nzongera kuba inkoramaraso izindi nkoramaraso se ni ukuri mbabura ntabwo bizongera nari mpubutse ubwo bugogi rero ntukajya ubunzanaho kandi ubimenye ubu nibwo dutangiye ntibiri bagize nta muti hamwe nta nubwo akazi urakarangiza neza ntabwo urakarangiza kazarangira yapfuye nyine nawe bose bagomba gupfa miliyoni 2 twe twakwemereye ngiye kuguha 200,000 kuko akazi ntabwo urakarangiza 200 y'umuha 500 y'iki se uriya we yari yanapfa oya nta kibazo yamwe ko mbizeye se nta kibazo upfa kuyamwe ngira nimero yawe hano yo ndafata mu mutwe ndore ngira nayanditse mazina ni Kayitare Fisto amafaranga yageze Fisto shaka ntugire ngo ibintu binjiyemo n'ibintu byoroshye kunzi wa films y'umusaraba Fisto kubera iki akomeje kuba yahemuka kubera ko tumaze kubona ko yamaze kuba yaroga musaza wa Iribagiza none musaza wa Iribagiza akaba arembye cyane ese araza kuba yakira byose tugiye kuba twabirebera hamwe ibigiye kuranga iyi episode igiye kuba yakurikira rero nimba tubashije kuba twagerana kuri iyi munota tukiri kumwe ukaba uri kubona iryo jambo ryanditseho subscribe buri kandeho nurangiza ujye muri comment utangemo ibitekerezo byawe nimba nandi ibitekerezo ufite ushyiremo amayemoji y'umutima kugira ngo dukomeze kubana ibintu bimeze neza kandi ni ibintu byinshi byabashije kuba byaranga iyi filimi yacu Inzira y'Umusaraba se tugiye kurebera hamwe ibintu byabashije kuba byaranga iyi filimi yacu episode igiye kuba yakurikira ise Fisto ibi bintu akomeje kuba yakora urabona ari byo kubera ko uyu muryango wo kwacyusa wabashe kuba wamurera ubasha kuba wayo yakura bamufataga nk'umwana mu rugo ntago bamufataga nk'umukozi ariko ibintu abashe kuba yakura rurangirwa ntago ari ibintu byiza cyane kubera ko twese twe tumwizeye ko Fisto tutabasha kuba yakora
ibi bintu, ariko kubera amafaranga Fabiola ndetse na Rugema bamuhaye, ibintu abashije kuba yakora ntabwo ari ibintu byiza rero. Abantu babashije kuba babona ko uyu mwana Fiston ari gukora amakosa, mu gihe aho hasi muri comment abantu batangiye kuba bamwanga kubera ibintu yakoze, kuba yaroze musaza wa Iribagiza, none ngo buriya burozi baroze musaza wa Iribagiza n'ubu byimbisha inda kugeza igihe aturitse. Uri kumva ko rero ari nk'urushwima bamuroze. Rero Fiston abantu batangiye kuba bamwanga kubera ibikorwa bye, mu gihe aho hasi muri comment muvuga ati twamwanze kubera ibintu yabashije kuba yakora musaza wa Iribagiza, kandi twebwe tumaze kubona ko musaza wa Iribagiza bari mu byishimo yuko Iribagiza yari amaze kuba yakanguka, Iribagiza yari amaze kuba yakibuka buri kintu cyose cyamubayeho, ariko ntabwo yakomejanyije ibyishimo yari akangukanye kubera ko yahise abona musaza we ahise agwa igihumure. Ese ibintu biraza kuba byagana hehe? Ese musaza wa Iribagiza araza kuba yakira kubera ibi bintu bamuroze? Tugiye kuba twabirebera hamwe byose. Rero nimba tubashije kuba twagerana kuri uyu munota tukiri kuganira kuri iryo jambo ryanditseho subscribe, nurangiza ujye aho hasi muri comment utangemo ibitekerezo byawe by'uburyo uri kubonamo filimi INZIRA YU'UMUSARABA, kubera ko ni ibintu byiza bigiye kuba byaranga iyi filimi, iyi episode igiye uko yakurikira, kubera ko turaza kubonamo ibintu biraza kuba byashimisha abantu. Ese Cyusa we uri kwanga ko bajyana musaza wa Iribagiza ku bitaro, we yiteguye iki? Ashaka kuba yakora iki kugira ngo musaza wa Iribagiza ajye ku bitaro cyangwa abashe kuba yakira? Byose turaza kuba twabireba. Se amakuru meza nayahe araza kwaranga iyi filimi INZIRA YU'UMUSARABA? Rero abantu bifuza ko musaza wa Iribagiza yakira, mujye aho hasi muri comment mutangemo ibitekerezo byanyu by'uburyo muri kugenda mubonamo iyi filimi. Kandi nimba ukiri kubona iryo jambo ryanditseho subscribe, ubanza uri kandi kugira ngo tuze kubana ibintu bimeze neza, kubera ko ari ibintu byiza biraza kuba byaranga iyi filimi, biraza kuba byashimisha abantu benshi. Ese Rugema we n'uyu mukobwa Fabiola we bari gupanga ibiki kugira ngo bongere kuba noneho barogana Iribagiza? Ariko byose turaza kuba twabireba kubera ko Imana ikora ibitangaza, kubera ko Imana itsinda buri kintu cyose, ntawanesha umugambi w'Imana. Uyu musaza wa Iribagiza uraza kuba wabona umugambi w'Imana, Imana iraza kuba yamukoraho kugira ngo ubone umuntu uraza kuba yamuvura. Uraza kuba wakumva umuntu uravura Iribagiza, umusaza wa Iribagiza ni umuntu utakekaga ko yabikora, kubera ko yari afatanyije no kwa ba Rugema. Rero abantu batangiye kuba batekereza uwo muntu ninde uraza kuba yabikora. Mujye aho hasi muri comment mumufore kugira ngo muze tuze kubanda ibintu bimeze neza, nituza kumugeraho niuze kuba watungurwa, kubera ko ni ibintu byiza byabashije kuba byaranga iyi filimi yacu INZIRA YU'UMUSARABA. Ese Isimbi we adufitiye ayahe makuru hano muri ino filimi INZIRA YU'UMUSARABA? Kubera ko twabonye ko hari amakuru ashaka kuba yabwira bano kwa Iribagiza kugira ngo bazabashe kuba bafatanya nayo mu kuba bashinza Rugema. Ese azatanga ayahe makuru? Byose tugiye kuba twabirebera hamwe. Rero byabashije kuba byaranga iyi filimi, tugiye kuba twareba ibintu bigiye kuba byakurikira muri iyi episode. Ese ni ibihe? Rero nimba tubashije kuba tugeranye kuri uno munota ukaba uri kubona iryo jambo ryanditseho subscribe, ubanza uri kandi nurangiza ujye muri comment utangemo ibitekerezo byawe by'uburyo uri kugenda ubonamo iyi filimi, kubera ko ni ibintu byinshi bigiye kuba byashimisha abantu, ni ibintu byinshi byabashije kuba byaranga iyi filimi yacu INZIRA YU'UMUSARABA, bigiye kuba byakongera noneho bikaba byiza kurushaho, kubera ko twamaze kubona ko musaza wa Iribagiza nubwo arwaye, ariko hari Imana ikora buri kintu cyose, ikabasha kuba yacisha umuntu mu nzira zikomeye, akabasha kuba yahinduka undi muntu. Nimba nawe wizera ko Imana ikora ibitangaza, jya muri comment wandike amena, kubera ko ibintu bigiye kuba byaba hano muri ino filimi ni ibintu byiza cyane kuba Rugema ndetse na Fabiola barabashije kuba baroga musaza wa Iribagiza babicishije mwuriya mwana Fiston, umwana wemeye kuba yagambanira umuryango wakuriyemo, umuryango wamwitagaho kugira ngo abashe kuba yakorera amafaranga, agiye kuba yakisiga amaraso. Rero uyu mwana Fiston nibwo bwoba afite, kubera ko twamaze kubona ko Fabiola amubwiye ati ibintu yishoyemo ntabwo azabasha kuba yabishobora, kubera ko nibwo akazi kagiye gutangira. Fabiola ndetse na Rugema nibo bagiye kuba bakoresha. Uri kumva ko uyu mwana Fiston agiye kuba yahura n'ingorane zikomeye cyane, kubera ibintu yishoyemo byo kuba yagambanira Iribagiza ndetse na musaza we, nanone akaba we yarafashe n'uburozi akabwa musaza wa Iribagiza. Ubwo rero nawe yifatanyije na Rugema na Fabiola. Uri kumva rero ko ibintu bigiye kuba byaba byiza hano muri no filimi. Tugiye kuba twareba episode igiye kuba yakurikira ibintu bimeze neza, kubera ko ni ibintu byiza birabasha kuba byazamo
kubera ko tugiye kubona Imana ikora ibitangaza, tukabona umuntu tutari tuzi ko yarokora isi, yarokora musaza wa Iribagiza ariko akabasha kuba yamurokora. Rero urumva ko ari ibintu byiza cyane. Niba tubashije kuba twagerana kuri iyi munota tukiri kumwe, jya hasi muri comment ushyiremo ibitekerezo byawe, niba nta n'ibitekerezo ufite ushyiremo emoji y'umutima kugira ngo turebe ko kuri iyi munota twari turi kumwe n'abantu babashije kuba badukurikira. Kandi niba uri kubona iryo jambo ryanditseho subscribe, ubanze urikandeho kugira ngo dukomeze kubana ibintu bimeze neza, yuko turaza kuba twarebera hamwe ibintu byinshi birabasha kuba byashimisha abakunzi ba filime Inzira y'Umusaraba, kubera ko twamaze kubona Mama Cyusa noneho we ari mu masengesho menshi yo kuba yasenga, arimo yizeza Iribagiza uri mu gahinda, yuko twamaze kubona ko muri episode yarangiye Iribagiza yari ari mu gahinda gakomeye cyane. Se Iribagiza araza kuba yakishima kubera ko musaza we namara kuba yakira ibintu biraba ari ibintu byiza cyane. Ariko se Cyusa we ukomeje kuba yabuza Sylvie kuba bajyana uriya musaza wa Iribagiza we yishingikiriza iki ko Cyusa yanze ko bamujyana kwa muganga? Byose tugiye kuba twabirebera hamwe. Rero nimba tubashije kugerana kuri uyu munota ukiri kubona iryo jambo ryanditseho subscribe, jyawo hasi muri comment ubashe kuba watangamo ibitekerezo byawe, n'iryo jambo ryanditseho subscribe ubanze urikureho kugira ngo dukomeze kubana ibintu bimeze neza, yuko ni ibintu bigiye kuba byaza hano muri ino filimi, kubera ko Cyusa twamaze kubona ko baje kuba batora musaza wa Iribagiza kugira ngo bamujyane ku bitaro. Bari bahamagaye imodoka, papa we aza kuba yamureba ati bajyane musaza wa Iribagiza ku bitaro. Cyusa yanga kuba yabyemera. Ese Cyusa afite mipango kiwe kugira ngo musaza wa Iribagiza akabashe kuba yakanguka? Ese Cyusa we yaba biziho ko muri ubu burozi babashije kuba baha musaza wa Iribagiza? Kubera ko Cyusa atabizi, niyo mpamvu yakerenceje bino bintu, kubera ko ubu burozi kumvisha uburyo Fabiola yabuvuzemo ni uburozi bukomeye cyane, ni uburozi bushobora kuba bwakica bugera mu nda bugakekagura amara. Kandi twamaze kubona ko uriya mwana Fisto uburyo yahayemo musaza wa Iribagiza uburozi ni uburyo bukomeye cyane, ku buryo buri muntu wese atari kubasha kuba yakeka kari agacupa, kubera ko yafashe agacupa ngo akagapfumura hejuru ku mutwe agashyiramo urushinge rurimo uburozi. Amazi musaza wa Iribagiza yari ari kunywa yari yayateyemo urushinge, abandi mu gihe bari kunywa fanta we yabuze uko abikora, kubera ko yabuze uko avangira Iribagiza, kubera ko fanta iza ipfundikiye kandi inshingano afite uyu mwana Fisto ni ukuba yahitana Iribagiza na musaza we. Rero uri kumva ko Fisto akomeje akazi gakomeye cyane, kubera ko twamaze kubona ko Fabiola ari kugenda namwishyura neza, noneho amaze kuba yamuha ibihumbi 200 byavanse muri miliyoni 2 basezeranye. Rero uri kumva ko Fisto atangiye kuba yakora ibintu bitari byiza hano muri no filimi yacu Inzira y'Umusaraba. Abantu batangiye kuba banenga igikorwa cy'uyu mwana, kubera ko yakoze igikorwa kitari cyiza cyo kuba yabasha kuba yagambanira uriya muryango wamwitayeho, ukabasha kuba wamumenyera buri kimwe, ukabasha kuba wamuha akanya ko kuba yakidagadura, ariko birangiye awuhemukiye. Ese ibyo biraza kuba byagana hehe? Rero abantu batangiye kuba bagira ikibazo kuri uyu mwana Fisto, mujye muri comment mutangemo ibitekerezo by'uburyo mubonamo filimi yacu yazagenda, yuko ibi bitekerezo mubasha kuba mwatanga hano hasi muri comment, nibyo duheraho tubakorera filimi. Rero n'abantu bifuza ko musaza wa Iribagiza araza kuba yakanguka akabasha kuba yakira, mujye aho hasi muri comment muvuga ati dushaka musaza wa Iribagiza napfe, kubera ko yuko ibintu tumaze kuba twabonamo hano ni ibintu bitari byiza cyane uyu mwana Fisto yabashije kuba yatugezaho. Rero nimba tubashije kuba twagerana kuri uyu munota tukiri kumwe, ukaba uri kubona iryo jambo ryanditseho subscribe rikandeho kugira ngo dukomeze kubana ibintu bimeze neza. Kandi ibitekerezo byanyu ni ingenzi kugira ngo tubashe kuba twabakorera indi episode tugendeye ku bitekerezo muba mwatanze, kubera ko ni ibintu byiza cyane kuba ubasha kuba wareba filimi Inzira y'Umusaraba ukabasha kuba wakuramo n'ibitekerezo bitandukanye, yuko tureba ino filimi dukuramo n'amasomo akomeye cyane. Nimba nawe ujye ureba iyi filimi Inzira y'Umusaraba ukabasha kuba wakuramo amasomo, jyewe hasi muri comment muvuge ati amasomo muduha ni meza cyane muri filimi Inzira y'Umusaraba, yuko hano tuba tugiye kureba se abantu babashe kuba bayikurikirana iki babashe kuba bakuramo. Rero ni byinshi tugiye kuba twarebera hamwe byabashe kuba byaranga episode iraza kuba yakurikira iyi ngiyi, turaza kuba twareba twese ese ibintu biraza kuba bimeze bite, kubera ko twamaze kubonamo ibintu biri kugenda biranga ari ibintu byiza cyane biri kugumya bishimisha abakunzi ba filimi Inzira y'Umusaraba. Nimba nawe hari ikintu cyabashije kuba cyagushimisha cyangwa ukaba wabashije kuba wababazwa n'ikintu wabashije kuba wabona hano muri ino filimi, kubera ko twamaze kubona ko Fabiola ndetse n'uyu mwana ukora hano kwa Cyusa bari gupanga ibintu bitari byiza cyane, kubera ko twamaze kubona ko amaje no kuba yamuha
kumuha amafaranga amubwira ati ibintu wishoyemo nibwo akazi kagiye kuba yakatangira. Rero uri kumva ko uyu mwana ukora hano kwa Cyusa ibintu bigiye kuba byamubana bibi. Yari azi ko agiye kuba yakina ku mafaranga y'abantu akabasha kuba yakora agakorwa koroshye, ariko Fabiola twabonye ko kuva yatangiye kuba yaroga, kuva uyu mwana yatangiye kuba yaroga, Fabiola wabonye ko yatangiye kuba yamwizera. Uri kumva ko buri kantu kose agiye kuba yagigakoresha uyu mukozi wo wa hano kwa Cyusa, ariko kubera mama Cyusa Imana asenga, kubera ko twabonye ko mama Cyusa ni umukozi w'Imana, abasha kuba yasenga buri kintu cyose, akabasha kuba yasenga Imana ikabasha kuba yamwumva. Nimba nawe ubasha kuba wakezera Imana ko ikora ibitangaza, ukabasha kuba wagira yuko twamaze kubona ko kugira ngo iribagiza akanguke, mama Cyusa yari yamusengeye abasha kuba yakanguka, amazi bari bamuteze kugira ngo nawe aze kuba yayanywa, nawe ahite amera nka musaza we, nawe bose bahite bongera basinzire, abasha kuba yayataruka yuko yakangutse noneho ashaka fanta atagishaka amazi, kandi bari bazi ko araza kuba yakanguka ashaka amazi. Rero uri kumva ko imitego uyu mwana yari yateze, ndetse Rugema na Fabiola imitego bari bateze ntabwo yabashije kuba yashibuka yose, ariko barimo barashaka kuba bakabya inzozi zabo zo kuba bakica musaza wa Iribagiza ndetse na Iribagiza, bose bakabasha kuba bavaho kubera ko bababereye mu mitungo. Nibwo bwoba bafite kuba bagira ikintu kindi bakora, kubera ko twamaze kubona ko Iribagiza yakangutse yibutse buri kintu cyose cyamubayeho. Uri kumva ko noneho Rugema na Fabiola ibyabo bitagiye kuba byaba neza. Rero ni ibintu byinshi bigiye kuba byaranga iyi filimi Inzira y'Umusaraba. Nimba tubashije kuba twagerana hano kuri uno munota tukiri kumwe, nkandira kuri iryo jambo ryanditseho subscribe kugira ngo dukomeze kubana ibintu bimeze neza. Kandi nimba ufite ibitekerezo ushaka ko bizajya biza hano muri filimi Inzira y'Umusaraba, jyaho hasi muri comment ubashe kuba wabitangamo, kubera ko ni ibintu byiza cyane bigiye kuba byaranga iyi filimi. Kandi ni byinshi twabashije kuba twabona muri no filimi biri kugenda bishimisha abantu benshi, abakunzi ba filimi Inzira y'Umusaraba, kubera ko twamaze kubona ko Rugema ndetse na Fabiola noneho hari indi mipango bakiri gupanga. Ese iyi mipango niye? Kandi twigeze kubona ko Fabiola ashaka kuba yakihinduka Rugema akabasha kuba yaza kuba yafatanya na Iribagiza ndetse kugira ngo bazabashe kuba bashinza Rugema mu rukiko, kubera ko ari we ufite amabanga, kubera ko uyu mukobwa Fabiola ni umuntu uzi ubwenge cyane. Mwabonye ko ari we ugira Rugema inama y'ibintu agomba yakora. Rero ashaka kuba yamwihinduka kugira ngo Rugema ndetse na nyina Ntambara bazabashe kuba bafungwa bonyene, kugira ngo Fabiola azabashe kuba yaguma mu buzima busanzwe ntibigere bamufunga. Ese birazamuhira? Byose tugiye kuba twabirebera hamwe. Rero nimba ubashe kuba wagera hano kuri uno munota tukiri kumwe, ukaba wishimiye ko wenda uyu mukobwa Fabiola yazabasha kuba yagera yahinduka akagarukira Iribagiza, bakabasha kuba bajya kuba bashinza Rugema mu rukiko, agafatanya n'uriya musaza Papa Kamarade, ubwo ni Imana yaba ikoze ibitangaza. Jyaho hasi muri comment uvuge amena. Ibi bintu Fabiola naramuka abikoze, uri kumva ko bizaba ari ibintu byiza cyane, kuba Rugema ariwe wishe ababyeyi ba Iribagiza none akaba ashaka no kuba yakica musaza we, nubwo Fabiola arimo amugira inama yuko agomba kuba yakora kugira ngo babashe kuba bagira, ariko Fabiola ntabwo we ajya yemera kuba yatsindwa. Uri kumva nibamara kuba batsindwa Fabiola azahita agarukira Iribagiza kugira ngo we atazabasha kuba yafungwa. Kandi twamaze kubona ko Fabiola ahubwo ari umufatanyacyaha, ari we muntu ubasha kuba wafasha Rugema kuba bajya imigambi mibi yo kuba bahohotera uyu muryango kwa Iribagiza, noneho bashaka kuba bawuca burundu kugira ngo begukane iyi mitungo yabo, kugira ngo Rugema atazabasha kuba yafungwa. Ese Fabiola afitemo izihe nyungu? Rero nimba tubashije kuba twagerana kuri uyu munota tukiri kumwe, ukaba uri kubona iryo jambo ryanditseho subscribe, uri kandeho nurangiza ujya muri comment ubashe kuba watangamo ibitekerezo byawe by'uburyo uri kubonamo filimi Inzira y'Umusaraba, n'abantu bifuza ko Fabiola yahinduka undi muntu akabasha kuba yakikura kuri Rugema. Duhurira aho hasi muri comment muri gutangamo ibitekerezo byanyu yuko Fabiola twabonye ko atangiye kuba yahinduka nyine Rugema, kubera ko Rugema agiye kuba yatsindwa. Kandi Fabiola akunda ikipe itsinda, ni nkaho ariko twabivuga, kubera ko ashaka kuba yahinduka Rugema mu gihe ibyabo byananiranye, mu gihe Rugema yaba yavumbuwe, mu gihe Iribagiza yaba atangiye kuba yakirukanka muri ibi ngibi bya Rugema, kubera ko Iribagiza aracyahuze cyane, ari mu gahinda kenshi yuko musaza we yabashe kuba yarogwa, ubu araryamye. Rero Fabiola ndetse na Rugema bo barimo barapanga indi mitego yo kuba bahitana Iribagiza, kandi twebwe twamaze kubona ko Iribagiza noneho yakangutse yibutse buri kintu cyose, ariko kubera agahinda ntabwo ari kubasha kuba yakora
gukoresha ubwenge yari afite kugira ngo abashe kuba yajya muri ibi byo kwiruka ku bya Rugema ndetse na Fabiola kandi asize musaza we akiryamye. Rero uri kumva ko ari ibintu byiza cyane Iribagiza arimo aratekereza kuba atari kwirukanka kuri Rugema, ariko Fabiola ndetse na Rugema bo bari gupanga indi mipango mibi cyane yo kuba baza kuba bakica Iribagiza noneho nawe akavaho. Rero uri kumva ko filimi yacu ikomeje kuba yajya mbere, ibintu bigiye kuba byakurikira uri kumva ko biraza kuba ari ibintu bigiye kuba byaba byiza hano muri filimi Inzira y'Umusaraba. Ese ibi bintu biraza kuba byaganaye kubera ko turi kugenda tubonamo ibintu byinshi biri kugenda bitungura abantu. Ese musaza wa Iribagiza araza kuba yakira? Byose tugiye kuba twabirebera hamwe. Rero nimba tubashe kuba twagerana kuri uyu munota, ukaba uri kubona iryo jambo ryanditseho subscribe, banza uri kandi kugira ngo dukomeze kubana ibintu bimeze neza, yuko ni ibintu byinshi turi kugenda tubonamo hano muri no filime biri kugenda bishimisha abakunzi bakunda filime Inzira y'Umusaraba, yuko harimo ibintu byinshi biri kugenda bitungura abantu batari biteze ko biraza kuba byaza muri filime Inzira y'Umusaraba, kubera ko twamaze kubonamo ibintu nyine bigiye kuba byaba byiza cyane. Rero nimba tubashije kuba twagerana kuri uyu munota tukiri kumwe, ukaba uri kureba iryo jambo ryanditseho subscribe kandi kugira ngo dukomeze kubana ibintu bimeze neza, kandi ujye muri comment ubashe kuba watangamo igitekerezo cyawe wifuza ko cyazaza hano muri filime Inzira y'Umusaraba, kubera ko tugendera ku bitekerezo byanyu kugira ngo tubakorere filime ibyo mwifuje ko bizamo nibyo bibasha kuba byaza hano muri filime Inzira y'Umusaraba. Kandi ni byinshi tugiye kugenda turebera hamwe. Ese biraza kuba bigenda gute, kubera ko twamaze kubonamo ibintu nyine biri kugenda bitungura abantu benshi bari kugenda bakunda iyi filime, yuko tumaze kubona ko uyu mukobwa Isimbi nawe ashaka kuba we yahinduka noneho akiyegurira Imana, kubera ko twamaze kubona n'ibikorwa bya mbere, kubera ko yatangiye kuba yagira Rugema na Fabiola inama yo kuba yahinduka bakajya kuba bamanika amaboko bagasaba imbabazi uriya mukobwa Iribagiza, kubera ko babashije kuba bamuhemukira bakabasha kuba bamukorera ibintu bitari byiza, bakabasha kuba bamurira imitungo, kubera ko bari mu mitungo ya Iribagiza ndetse na musaza we, ariko ibintu bamukoreye ntago ari ibintu byiza cyane kubera ko bashaka kuba bamwica. Rero uri kumva ko uyu mukobwa Isimbi nawe yahindutse undi muntu mwiza, Imana yabashije kuba yamukoresha ibitangaza abasha kuba yahinduka, kubera uburyo twari tumuzi imbere n'uburyo ubu ngubu asigaye ameze yabashije kuba yacisha makeya. Rero abantu bemera ko Imana ikora ibitangaza igahindura buri kintu cyose cyananiranye, jyaho hasi wandikemo amen, kubera ko ni ibintu byiza cyane bigiye kuba byaranga iyi filimi yacu. Ese biraza kuba byaherera hehe? Kandi ni byiza kureba iyi filimi yacu Inzira y'Umusaraba ubasha kuba wakuramo amasomo atambukamo, kubera ko aba ari byiza cyane, kubera ko aya masomo yaza gufasha no mu buzima busanzwe, kubera ko tugenda turebamo abakinnyi benshi uko bakina role baba bari gutanga amasomo akomeye ku bakunzi ba filimi Inzira y'Umusaraba. Rero twamaze kubona ko Fisto yabashije kuba yaduha isomo ryo kuba tutakizera buri muntu ari we wese, kubera ko yizeye Fabiola ndetse na Rugema agakurikira amafaranga, ariko ibintu bigiye kuba byamuha, kubera ntago ari ibintu byiza cyane kuba yagambaniye umuryango wamureze hariya kwa Bacyusa akabasha kuba yaroga musaza wa Iribagiza, akaba afite n'undi mupango noneho wo kuba yaroga Iribagiza. Rero uri kumva ko atari ibintu byiza cyane Fisto yabashije kuba yadukorera. Rero abantu bari kugenda bagaya uyu mwana Fisto kubera ibikorwa bye yabashije kuba yakora hano muri no filime, mujye muri comment mutangemo ibitekerezo byanyu, kandi hari n'andi masomo yagiye atambukamo ariko ubasha kuba yafasha abantu benshi bakurikira filime Inzira y'Umusaraba, kubera ko ni ibintu byinshi turi kugenda tubona biri kugenda biranga iyi filimi yacu. Rero nimba tubashije kuba twagerana kuri uyu munota tukiri kumwe, kora kuri iryo jambo ryanditseho subscribe, nurangiza ujye muri comment utangemo ibitekerezo byawe, nimba nta n'ibitekerezo ufite ushyiremo emoji y'umutima kugira ngo dukomeze kuba twabana. Kandi ni ibintu byinshi turagenda turebera hamwe bigiye kuba byaranga iyi filimi yacu bikomeje kuba byaryoha cyane. Ese Isimbi muremera ko yabashije kuba yahinduka akabasha kuba yahinduka undi muntu, akabasha kuba yaragiye kuba yafatanya noneho na ba Iribagiza, akazaba azajya kuba yashinza papa ye mu rukiko Rugema kubera ibintu yakoze, kubera ko Rugema yakoze ibintu bitari byiza cyane byo kuba yarishe umubyeyi wa Iribagiza, yakaba yarishe papa wa Iribagiza. Rero kandi twamaze kubona ko Iribagiza yamaze kuba yakibuka buri kintu cyose. Uri kumva Isimbi aramutse agiye kuba yafatanya na Iribagiza akaba yajya gushinza se mu rukiko, byaba ari ibintu byiza cyane, kubera ko Isimbi twamaze kubona ko
yahindutse ashaka kuba yagendera mukuru, niyo mpamvu aguma asaba Rugema na Fabiola kuba bajya kuba basaba imbabazi iribagiza kubera ko ibi bintu nta kintu bimumariye. Arimo aravuga ati bave mu mitungo yaba iribagiza basohoke bajye gushaka ubuzima bwabo kubera ko bari mu buzima bwabo ahantu hatekanye, byaba ari ibintu byiza cyane. Kandi twamaze kubona ko Cyusa we adashaka ko musaza wa iribagiza bamujyana ku bitaro. Se ibintu ari kubipanga gute ko twabonye ko imodoka yarije ko yatora uriya musaza wa iribagiza ngo bamujyane ku bitaro bajye kuba bamuvuza? Se byaje kuba byaherera hehe? Byose nibyo turi kureba. Rero nimba tubashije kuba twagendana kuri uyu munota tukiri kumwe, ukaba uri kubona iryo jambo ryanditseho subscribe, kandi wo nurangiza ujye muri comment ushyiremo ibitekerezo byawe. Nimba nta n'ibitekerezo ufite ushyiremo amayemoji y'umutima kugira ngo dukomeze kubana ibintu bimeze neza, kubera ko ibintu bitangiye kuba byaranga iyi filimi ni ibintu byiza cyane bigumye bishimisha abantu, kubera ko tugiye kuba twabonamo ibintu by'agatangaza bigiye kubasha kuba byashimisha abantu benshi bakunda filimi Inzira y'Umusaraba. Kandi ni byiza gusa, ni ibintu byiza bigiye kuba byabasha kuba byaranga iyi filimi, kubera ko musaza wa iribagiza abantu bari barimo basaba muri comment abantu benshi ngo aze kuba yakira, ngo Fisto we aze kuba yagera iki. Mujye muri comment mutange igitekerezo Fisto we uburyo araza kuba yamera, ko kubera ko musaza wa iribagiza kubera ibitekerezo byanyu mugenda mutanga ntabwo araza kuba yapfa muri no filime, araza kuba yakira. Rero uri kumva ko ari ibintu byiza cyane. Imana ikora ibitangaza igahindura ibintu, kandi twamaze kubona ko umuntu wese yahinduka bitewe n'ikiri kumuhindura, nk'uko Isimbi yahindutse akabasha kuba yaba urugero rwiza na Fabiola, kandi twabonye ko ashaka kuba yahinduka akagarukira iribagiza, akazabasha kuba yajya kuba yafatanya na gushinja Rugema mu rukiko kubera ibyaha yakoze. Nubwo Fabiola ari umufatanyacyaha, we ashaka kuba yashora Rugema wenyine, Rugema akazaba ari we ufungwa wenyine. Rero uri kumva ko Fabiola akomeje ubwenge bwe, afite indi mipango yo kuba yakitandukanya na Rugema, kubera ko Rugema yatangiye no kuba yamuniga, Rugema yatangiye kuba yamwereka ko batari kumwe. Rero urumva ko Fabiola agiye kuba yakora igikorwa cyiza, ni ukubera ariko ashaka kuba yakirokora. Rero nimba tubashije kuba twagerana kuri uyu munota, ukaba uri kubona iryo jambo ryanditseho subscribe uri kandeho kugira ngo ibintu bikomeze kuba byamera neza. Tugiye kuza mu kanya tureba filimi yacu Inzira y'Umusaraba. Se ibintu biraza kuba bimeze gute? Kubera ko ni ibintu byinshi bigiye kuba byayiranga, kandi ni ibintu byiza cyane bigiye kuba byakurikira muri iyi filimi yacu, bikomeje kuba byashimisha abakunzi ba filimi Inzira y'Umusaraba ari benshi cyane. Kandi nimba nawe uri umwe muri bo, kora subscribe kugira ngo utazajya ubasha kuba wacikanwa n'izi video tugenda tubagezaho, kubera ko ni ibintu byiza cyane bigenda biranga iyi filimi.